Iyo tuvuga AI benshi batekereza ngo robo ifite amaso atukura. Ariko AI ntabwo ari robo gusa. AI ahubwo ni uburyo mudasobwa cyangwa sisiteme ishobora kwiga, gusesengura no gufata icyemezo. Ariko si AI zose zingana. Ubundi hari ubwoko bwa mbere bwa AI bita Narrow AI. Iyi ni AI yihariye ubundi. Iyi ni AI ikoreshwa cyane uyu munsi. Bayita Narrow. Kuko ikora akazi kamwe gusa. Urugero nk'iyo YouTube iguhitiramo video cyangwa se Google ikagukosorera amagambo. Cyangwa hari na app y'ikirere ikubwira imvura, iyo AI ishobora kuba yaba nziza cyane muri ako kazi kamwe konyine ariko kazi ishinzwe. Ariko ntibishobora gukora ibindi bintu bigiye bitandukanye nk'amachat GPT. Ni nk'umuntu w'umuhanga mu kintu kimwe gusa. Naguha n'ingero zo mu buzima bwawe bwa buri munsi. Nk'iyo telefone yawe ifunguka ukoresheje isura yawe ni Narrow AI. Iyo banki ibona uburiganya kuri konti nayo ni Narrow AI. Iyo TikTok iguha amavideo agushimisha nayo ni Narrow AI. Iyo niyo dufite cyane ubu ngubu abantu benshi bagenda bahura nayo bakoresha. Noneho hakaza ubwoko bwa kabiri aribwo bita General AI. Ni AI yo ifite ubushobozi rusange, ikaba yakora ibintu byinshi. Iyi ni AI ishobora kuba yakora ibintu byinshi nk'umuntu. Iyo yashobora kwiga amasomo atandukanye, ishobora gukemura ibibazo bitandukanye, ishobora no guhindura akazi bitewe n'ibihe, ariko ukuri ni uko General AI iracyari mu bushakashatsi, ntabwo iragerwaho neza 100% nyine ngo bayifatishe neza, iracyari mu bushakashatsi. Ubundi amateka y'igitekerezo cya General AI ni mu myaka yashije abahanga batangiye gutekereza ngo ku mashini ishobora kuba yatekereza nk'abantu, ariko kwita bakora ikintu gifite imyumvire, gusesengura ibintu byose no kwiga nk'umuntu n'ikibazo gikomeye cyane. N'uyu munsi turacyari kureho gato, ntabwo barabasha kubishyikira nk'uko babyifuzaga neza 100%, ariko urabona ko nyine biri mu nzira. Ubwoko bwa gatatu rero bwo ni Super AI. Iyo ni AI iruta umuntu mu bwenge, yaba yiga kurusha umuntu, itekereza kurusha umuntu, ifata n'ibyemezo byihuse cyane. Ariko reka tuvuge ukuri, Super AI yo ntirabaho. Ahubwo ni igitekerezo nyine abantu bavuga mu bushakashatsi cyangwa se muri filime. Iyi yo niyo nyine itarabaho, itaraza. Hari ibyo mugenda mubona muri filime nyinshi nyine zerekana robo zifite ubwenge buruta ubw'abantu. Ariko ibyo ni inkuru za sinema nyine. Mu buzima busanzwe AI dufite ni Narrow AI, yayindi ikora ikintu kimwe. General AI nayo nyine iri mu nzira, ntago nayo iraza neza nk'uko isobanuye neza ubundi AI nyayo ya General AI. Ubundi AI ishingiye ku mikorere. Hari n'ubundi buryo bwo kureba AI. Hari Reactive AI ikora gusa ibyo yabwiwe. Hari Limited Memory AI yo ishobora kwibuka amakuru make. Hari na Theory of Mind AI yo iracyari mu bushakashatsi. Noneho hakaza niyo bita Self Aware AI, yo ntago irabaho, ntago iraza. Reactive AI yo ntigira kwibuka. Nk'urugero naguha mashini ya Cheese iriya ziriya abenshi ba betting bakinisha. Yo ikina gusa hashingiwe ku mategeko, ntago imenya ngo ibyabaye ejo ngo byashije, reka yigendera ku mategeko gusa. Iyo niyo Reactive AI. Noneho hari iyo bita Limited Memory AI. Iyo ikoresha cyane mu modoka zikoresha autopilot, ishobora kwibuka amakuru make mu gihe runaka. Niyo iri muri kamera z'umutekano, self driving car cyangwa se app zimenya imyitwarire y'amakuru yawe, ikamenya ibyo ukunda n'ibyo udakunda. AI rero iri mu bikorwa bitandukanye. Hari AI ikoreshwa mu buvuzi igasesengura indwara, ikoreshwa mu buhinzi igapima ubutaka, hari n'ikoreshwa mu bucuruzi igasesengura amasoko. Hari n'itangazamakuru yo ifasha gukora report. AI rero si y'ahantu hamwe gusa, ni y'ahantu hose. Ubwo rero impamvu kumenya ubwoko bwa AI ari ingenzi, iyo utazi ubwoko bwa AI ushobora gutinya ibitari ngombwa, ushobora kwitega byinshi birenze ubushobozi bwayo, ushobora no kwibeshya kwa hazaza, no kumenya ubwoko bwayo bigufasha kuyikoresha neza kubera ko uba uyizi. Ibi bivuze iki kuri wowe rero? Niba uri umunyeshuri ushobora kwiga uko AI ikora. Umucuruzi nawe ushobora kwiga kuyikoresha mu bucuruzi. Umukozi ushobora kuyifata nk'igikoresho. Rero AI si umusimbura wawe ahubwo ni umufasha wawe. Ubwo isomo rikomeye twasigarana, Narrow AI niyo dufite ubu ngubu. General AI iracyari kure. Super AI yo ni igitekerezo cya kera, ntago cyo kiri na hafi.
ntukemere rero gutinya ibintu bitarabaho, ahubwo wige ibihari ubu ngubu aba ari byo utangiriraho. AI rero ifite ubwoko butandukanye. Kumenya ayo moko biguha umutekano w'ubumenyi, icyizere, amahirwe yo gukoresha neza, ntukayirebe nk'ikintu gusa, ahubwo yumve, uyige, uyikoreshe. Niba rero utariyandikisha kuri uyu muryango mugari, nicyo gihe cyo kwiyandikisha ukanda subscribe, ukanda like, comment, unasharinga video kugira ngo umuryango ukomeze ugwire tube benshi. Murakoze rero, video nakagaruka, ndabakunda cyane. Ciao ciao. Kwiga AI mu buryo bworoshye, subscribe Sibo James Tech and AI.